ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana, bifurije ibyiza bitangwa n'Uwiteka, bifurije kunezerwa. Hanyuma ngarutse nje kubashimira by'umwihariko. Shimira wowe wakanze subscribe, like, share ndetse na comment. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Warakoze kandi warakoze cyane. Ngusabiye umugisha mu byo ukora byose. Hanyuma nawe utarakanda subscribe, reba aho hantu handitse subscribe, handitse iryo jambo subscribe, hakande. Urabukoze umurimo mwiza wo gushyigikira umurimo w'Imana. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma kubashimira nuko hari channel yindi twari dufite birangira bayidutwaye, twari tumaze kugera hafi mu 3000 na barayidutwara, ariko mu buzima bwanjye sinjya nkora ikosa ryo gucika intege ngo cogore. Murabona ko nafunguye indi channel ngeze ku WhatsApp 220 gutyo na rero nagusabaga wowe undeba unkurikirana unyemerera ntukagenda udakanda subscribe. Ni content nziza yo kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se kuganira ku ijambo ry'Imana, ntabwo ari ibintu bidukora. Kuganira ku ijambo ry'Imana tugahugurana mu by'urugendo kugira ngo turebe ko urugendo twese twazarurangiza amahoro. Hanyuma rero niyo mpamvu mba ngusaba kugira ngo udushyigikire ukande subscribe kugira ngo ibintu bijye birushaho kugenda neza. Ngusabiye umugisha wowe wabikoze, nawe ugiye kubikora uyu munsi, ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ndashaka ko tuzajya tuganira buri mu gitondo nzajya nzaho, hanyuma dukore live, hanyuma tuganire. Abantu bazajya baba bafite inzozi zabayobeye cyangwa se byabacanze kuzisobanura, bazajya banyandikira muri video izajya iba yatambutse hasi muri comment, hanyuma nge nzajya nza mu yindi video sobanura izo nzozi zawe. Hanyuma rero wowe ushobora ko wajyaga urota inzozi zikakunanira kuzisobanura cyangwa se bikagucanga. Buriya nkwibutsa ijambo rimwe, inzozi zose urota mu buzima bwawe ziba zifite ubusobanuro. Inzozi zose urota mu buzima bwawe ziba zifite ubusobanuro. Hanyuma rero icyo ngusaba ni kimwe, nuko wakanda subscribe kugira ngo ikiganiro cyose kizajya gicaho ujye uba wa mbere mu kukibona, sibyo? Ujye uba wa mbere mu kukibona kugira ngo ibindi biganiro bitazajya bigucika. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ukande subscribe, iba ngombwa ufungure n'akazogera, hanyuma ukanda ahantu handitse all kugira ngo ibiganiro byose ujye ubasha kubibona. Rwose tuzatugirana ibihe byiza. Ikindi hari umuntu wahamagaye mu gitondo ambwira ibintu. Abantu baramuhamagaye kuri telefone, bamaze kumuhamagara kuri telefone baramubwira ngo n'abamansera ngo bakorera ngo Ikibeho. Barangije baramubwira nti turashaka kugufasha, abana bawe tubashyire mu mishinga, tubashyire mu makopasiyo, nawe tuguhe imashini n'iy'umugabo isya. Hanyuma barangije baramubwira rwose. Hanyuma barangije baramubwira nti rero dukeneye ko uduha amafaranga y'amafishi y'abo bana. Hanyuma ngiye yampamagaye mu gitondo, nge ahubwo nahoze mubwira nti iyo uza kumpamagara mbere y'uko ibyo bintu bikora. Yampamagaye mu gitondo, amafaranga yarayabahaye. Hanyuma amaze kubaha amafaranga baramubwira n'ibindi, aramubwira ati ese urumva nta kintu wakora ko dufite n'abarwayi n'iki, atanga n'andi mafaranga yo gufasha abarwayi n'ibiki. Yatanze amafaranga menshi. Hanyuma ndangije ndamubwira ngo rwose n'abatekamutwe abantu ntibakabushuke ntibakababeshye. Rero ibihe tugezemo abantu benshi basigaye bitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abantu, bakabeshya abantu nk'ibyo byose. Rero umuntu wese uzajya uhura n'icyo kibazo, uzajya ahamagarwa n'abantu nk'uko bamubwira ibintu nk'ibyo ntabwo umuhanuzi nyamuhanuzi
ashobora kuguhanurira ngo akubwire ngo nta mafaranga. Oya. Rero icyo shaka ni kimwe, nuko muzajya muza hano kuri iyi channel, eke wanyu, ndi umuntu wanyu, ndabakunda mwese kandi murabizi, sibyo? Mujye muza hano tuganire, hanyuma asobanura izo nzozi, ibyo udasobanukiwe umbaze, nta kibazo nzajya gusobanurira, hanyuma muze tubane kandi numva tuzabana neza. Rero ngusabiye umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana ho gatoya, ubundi dusenge. Buri mu gitondo nzajya nsaho hano ndimo ndareba muri komenti, ndeba abantu barose inzozi byananiye kuzisobanura, hanyuma nzisobanure, sibyo? Okay. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Kuva ibice byaho 3, guhera ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuze ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Umurongo wa mbere avuze ngo icyo gihe Mose yaragiraga intama, yaragiraga umukumbi w'intama wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro ntigikongoke. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kureba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira ati, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze ari ahera. Tugarukira aho ngaho. Iki cyari igihe Mose, Bibiliya itubwira iki cyari igihe Mose yaragiraga umukumbi, hanyuma ngo ariko Imana ikaba yari imufiteho misiyo ishaka kumutuma kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo, ishaka kumutuma kugira ngo akure Abisiraheli muri Egiputa aho bari kwa Farawo. Hanyuma ngo igihuru ngo Mose ageze hafi aho ngabona ngo igihuru kirimo kiraka, abonye ngo rebastisho kudisama again man, abonye ngo igihuru kirimo kiraka, hanyuma ngo agira amatsiko aravuga ati, ni iki gituma igihuru gikomeza kwaka ariko ntigikongoke? Hanyuma aravuga ati, reka negere ndebe. Nyuma rero Mose amaze kwegera kino gihuru, Imana imuha kondisiyo, iramubwira ngo wikwegera, ahubwo banza ukweture inkweto zawe, kuko aho ngaho ugeze ari ahera. Iyo Imana ishaka gutuma umuntu imuha kondisiyo y'ibyo agenderaho. Iyo Imana ishaka gukoresha umuntu imuha ibyo agomba kugenderaho, bitewe n'uburyo Imana yamushakaga. Yabonaga ari umunyabyaha atari uwo kwegera ahantu. Hanyuma niko kumuha kondisiyo, iramubwira ngo banza ukweture inkweto zawe, kuko aho ngaho ugeze ari ahageze gute? Ari ahera. Hanyuma rero aregera, hanyuma mu bice byaho byakurikiye niho havuga uburyo none Imana yatangiye kumuha misiyo, yatangiye kumubwira uburyo agomba kuzajya kwa Farawo, uburyo agomba kuzabigenza. Imana igenda imuha briefing z'uburyo azabigenza. Hanyuma rero ngusabiye umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu, Imana ibahereza umugisha. Hanyuma tuje kukubwira ngo buri mu gitondo tuzajya tubana turimo turasobanura inzozi, wowe uzajya uwarose inzozi zikomeye umva zagukomeranye, umva wabuze gusobanura bwazo. Yuza hano, ngewe ndi hano kugira ngo ngufashe gusobanura izo nzozi kandi usobanukirwe. Hanyuma rero Imana ibahereza umugisha. Nawe uzawugira ikibazo gikomeye wahuye n'abantu nk'abo ngo bakagutekera umutwe, ntabwo ari rimwe kabiri gatatu. Nge numva abo bantu ngo bitwa ngo abamasera, ngo bahamagara ngo abantu, nyine ni abantu bita ngo ni abamasera b'ikibeho. Rero ni ikibazo gikomeye, abantu mwirinde, abantu musenga mwirinde abantu baza bababeshya babatekera imitwe, babakuda amafaranga yanyu,
ntabwo ari ngombwa. Umuntu none utanazi akakwaka amafaranga ukamuhereza, umuntu muvuganye kuri telefone ukamuhereza amafaranga, ibaze nawe. Rero icyo ushaka kuvuga, dusenge, tubane n'Imana, turushaho kugubwa neza, ariko twirinde kandi tunasenge cyane. Rero mbasabiye umugisha, wowe kandi subscribe, musabiye umugisha rwose, Imana imuhereza umugisha. Yesu akomeza amaboko, musabiye umugisha uyu munsi ukubera umunsi w'umugisha kandi umunsi w'umunezero. Hanyuma rero muhahe muronke, amen. Uyu munsi ngo ni umunsi w'umuganuro uheruka kera, aho tuziye muri iyi miti twebwe byabaye byanje uheruka kera. Rero mugire umunsi mwiza w'umuganura, ngo abafite muganuze n'abandi, sibyo? Hanyuma rero ikindi ushaka kuvuga, numvise ngo bahise bavuga